reka turebane agastori kacu gatoya, nuko tugatangiye rwose ubona ko hari umugore uri aha ngaha rwose, ubona ko afite ubushyuhe bwinshi bamwita Linda, nuko ako kanya hakahita haza umugabo uba uri kumwe n'umukobwa, nuko akambwira ati mukundwa bimeze bite? Ako kanya rwose ubona ko uyu mukobwa ngo ni Linda yari yiteguye umugabo wiwe, nuko uwo mugabo akavuga ati rero nkuzaniye umukozi uzajya wita ku bintu by'aha ngaha kuko njyewe urabizi mba ndi mu kazi. Uwo mugabo bamwita Robert, nuko akomeza kubwira Linda ati rwose nta kibazo, uyu ndabona akazi ashobora kuzagashobora kandi rwose nta kibazo cyiwe. Nuko uwo mukozi bamwita Liza, nuko rwose kavuga ati aha ntago hazananira, nzagerageza uko nshoboye, nanjye mbiteho ko mushoboye rwose. Robert wakomeza kubona ko rwose Linda ndetse na Liza bamaze kuba abantu bashimanye kandi rwose ari abantu bazajya bakorana neza, nta kibazo kizaba gihari. Nuko Robert akavuga ati rero mukundwa, icyambere nuko nkuzaniye umuntu ugomba kuzajya byibuze wita ku mirimo y'aha ngaha, ntuzongera kuvunika. Ako kanya Linda akavuga ati yego rwose ndabibona kandi rwose urakoze, ibyo unkoreye birahagije. Nuko rwose ubona ko Linda ahubwo yishimiye cyangwa se yakunze Liza. Tega amatwi iyi filime uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi. Ako kanya Liza rwose aravuga ati nta kibazo rwose, ahubwo agatangira gufata mabuja rwose, ukabona ko rwose hari uburyo bari kurebana, si urukundo rusa nkaho rusanzwe, ahubwo hari ikindi kintu bishaka kugaragaza. Tega amatwi iyi filime uraza gusobanukirwa ndetse uraza kumenya n'aho bigana. Ako kanya Robert wakomeza kubwira umugore we witwa Linda akamubwira ati nta kibazo, byaba byiza rwose njye nisubiriye mu kazi. Ariko nuko Linda akavuga ati reka nanjye mbe mwereka imirimo y'aha ngaha ndetse kandi azamenyera, nuko rwose byaba byiza reka twigendere. Ako kanya akahita ajya kumwereka, nuko Linda ukabona ko rwose yishimye cyane na Robert bimushimishije kubona ko rwose aba bantu bagiye kubana ndetse agiye kujya ashaka uburyo rwose bose abana nabo. Gusa Robert impamvu aba yizanye namwe murayibona. Nuko ako kanya Linda yinjiza Liza mu cyumba ahantu azajya arara, nuko akatangira kumubwira ati akazi kanka ntabwo kagoye rwose, wowe ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukunyitaho gusa, naho ubundi ndakeka nta kindi kintu rwose aha ngaha kigoye, rwose nta kintu kigoye aho ngaho. Kanya Liza akamubwira ati none se nawe waba byibuze uri kwiyumva nk'uko ndi kwiyumva? Ariko Liza akomeza kubwira Linda ati cyane rwose, kandi ndakeka ibintu njye nawe bitazatugora, kandi ikiza no kuri uriya mugabo atazigera abimenya. Nuko Liza akavuga ati okay, none se aha ngaha ni ahandi? Nuko Linda akamubwira ati aha ni ahanjye hose, nuko uriya mugabo rwose namuzanye ngo tubana ariko nta mafaranga agira, ni umukene, ariko rwose njye nawe dushobora kwibanira, aba ari abagore bose. Ese biraza kugenda gute? Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi. Nuko Liza akomeza kumubwira ati rwose sha urakize pe, ufite amafaranga, noneho kuzana umukozi ngo ajya gufasha, noneho ufite n'umugabo w'umukene udashobora kugira ikintu cya danja kumarira. Nuko ariko Liza akomeza kubwira nyirabuja wiwe, nuko akomeza kumubwira ati rwose njyewe urambona rwose ntabwo menyereye akazi gasanzwe, ariko byibuze wowe dushobora kubana. Nuko rwose Linda akavuga ati wowe se ugira ngo hari ikintu kizigera kikunanira aha ngaha? Nta kizakunanira, ko njye rwose tuzadufashanya ko nta birenze, kandi nanjye mba ndi mu rugo nta ribi. Nuko ako kanya rwose ubona ko Linda yakunze Liza rwose. Ikintu kigaragara aha ngaha ni uko bose ashobora kuba ari abatinganyi. Reka dukomeze dukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa. Ako kanya Linda yegera Liza akahita amukuramo amarinete, ati reka tuvugane nta rinete wambaye. Ako kanya akahita amukurura, akahita amwegera rwose, akahita amushyira ku buriri.
nuko namwe murabibona ibyo baba bagiyemo kandi bose ari abakobwa. Ese ibi ni ibiki? Nuko ako kanya ubwo nabyo bagiyemo murabizi. Ako kanya hahise haza Robert ubona ko afite impano, avuga ati izi mpano baraza kuzikunda rwose, baraza kuzikunda. Agatangira kuvuga ati se ko nta bantu mbona aha ngaha, ariko Robert akomeza kuvuga ati umugore wanjye se yaba yagiye hehe, cyangwa baba bari kunkina imitwe? Nuko agatangira kwivugisha avuga ati aba ari abantu ko ari babiri, bose ngomba kujya mbitaho nkajya mbisasira rwose. Ukabona ko Robert atari yamuzanye nk'umukozi, ahubwo nawe yari yamuzanye nk'umuntu agomba kujya yirira gake gake. Ako kanya kumva hari abantu bari kuvuga mu cyumba cye, akavuga ati se birashoboka se? Aha se hari undi mugabo waba wahageze? Ako kanya Robert rwose akomeza kuvuga ati ni ibiki ko ndi kumva hari ibindi bintu biri kuvuga amahanga ntabasha kumva, kumva ibyo baba bibereyemo nawe urabibona rwose. Nuko bo baba bakundanye, baba bamaze gukundana. Ako kanya rwose ubona ko bishimanye. Ako kanya Robert akahita yinjira atunguranye cyane, agasanga bari kumwe bose bagahita bikanga. Nuko Robert akavuga ati ese ni namwe koko ni ibingibi nibereyemo, ni ibingibi nakuzaniye? Ako kanya Liza akavuga ati oya si byo gusa, uyu mumabuja njye byantegetse nibyo nakoze. Ako kanya mabuja akavuga ati urabizi rwose ko nta jambo ufite, kandi rwose uyu yaje ngo anyiteho, ntago yaje ngo ajye mu byombo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ako kanya Liza akavuga ati njyewe nakoze icyo mabuja yambwiye, kandi rwose ni nacyo naje gukora aha ngaha. Ako kanya Robert akavuga ati ntibishoboka, ni gute mwankora ibintu nk'ibi ngibi? Nta n'isoni, ibyo ni ibiki murimo? Nuko rwose Linda akavuga ati urabizi uhora wagiye, kandi rwose n'igihe ubonekeye ntabyo ubashije. Ibyo ngibyo rwose ugomba kuba ubizi rero ko ngomba gushaka umuntu ugomba kujya nyitaho. Ako kanya Robert aba yasanye impano, agatangira kurira avuga ati ntabwo bishoboka ko wankora ibintu nk'ibi ngibi nawe Liza. Nuko Liza baba bamuzanye nk'umukozi, akavuga ati namaze kumenya ko nanga atari iwawe, rwose mbabara ntugire ikintu umbwira. Ako kanya Linda akamubwira ati ahubwo niba bishoboka ufate imyenda yawe ndetse n'ibindi byose ugende, sinkigushaka aha ngaha rwose. Robert akababara cyane akavuga ati ntabwo bishoboka ko wankora ibintu nk'ibi. Ese burya ntabwo nari nzi ko nta rwose uri umutinga. Ako kanya rwose Liza ndetse na Linda bakomeza rwose bavuga ati ubu twamaze kuba abasheri, niba rwose ushaka twiyungaho rwose uri nushake wigendere. Ako kanya bagahita bamusezera. Robert impano yari afite azisiga aho ngaho agasohoka rwose. Disaba ngabo bo baba bakomeje rwose umunyenga wabo. Ese ibi ni ibiki? Komeza gutya agafilme kacu uraza gusobanukirwa. Ako kanya bagahita batugarura. Robert rwose yarakaye ari kujya hirya no hino, akongera akagaruka avuga ati ibi ni ibiki rwose? Gute umugore nk'ubu nashatse yankora ibintu nk'ibi ngibi? Ibi ni ibiki? Gute rwose ashobora kuba akunda abakobwa bagenzi be? Ibi ni ibiki? Ako kanya bakahita basohoka ari kwitonganya ndetse yarakaye. Nuko Linda akavuga ati ese uracyaranga ukora iki? Singushaka aha rwose, mbabarira genda ubu ngubu. Ako kanya Liza akavuga ati ariko ntabwo wumva ibyo bakubwiye. Nawe agatangira kumutegeka. Robert akababara ati nibimunkoze kandi uzabyishyura wa mugore we, umunsi umwe uzabyishyura kandi uzabibona. Ako kanya Linda akavuga ati yigo nyine genda, ntabwo ngiye gushaka aha ngaha, wowe nta kintu ukimariye aha ngaha. Ako kanya Liza nawe akungamo akavuga ati jya wumva rwose ko aha ngaha n'ubundi atari iwawe. Robert wakomeza asubira mu ijambo rimwe avuga ati ntabwo rwose uzongera kumbwira ibigambo nk'ibyo ngibyo. Bakamwirukana aho ngaho bagahita bisubira mu bintu byabo. Aka kanya rwose ngayo nguko agafilime kacu nuko kagenze. Kora subscribe kuri iyi channel dukomeze tubane.